turabasuhuje mwebwe mudukurikiye kuri Marayika Wundi TV. Tubifurije amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana namwe. Imana iduhe umugisha. Nk'uko rero mubimenyereye, tugeze muri wa mwanya wo kwiga icyigisho cyacu. Icyigisho tugiye kwiga kuri uyu mugoroba kiravuga ngo impamvu turiho. Impamvu turiho. Mbere yuko twinjira mu cyigisho, ndakurarikira aho uri kugira ngo upfukame cyangwa se wubahire Imana aho uri, maze dusenge Imana. Kwera Imana ikomeye, umuremyi w'ijuru n'isi, abana bawe turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza wongera kuduha kugira ngo twongere tuganire nawe binyuze mu byanditswe byera. Uduhire kandi udusobanurire, kuko uri umuhanga wo gusobanurira ijambo ryawe. Umwuka wera aduhagarireho, ijambo ryawe uryumvikanishe mu izina rya Yesu. Impamvu turiho. Iyo tugiye mu itangiriro, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 26, ukongera ugasoma itangiriro 2 umurongo wa 15, urasanga Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo. Kandi Imana yaremye umuntu gusa nayo. Si ibyo gusa, akabaho ari igisonga. Urumva ko Imana yaremye umuntu, imaze kumurema imuha ubushobozi bwo kuba igisonga, kugira ngo ayobore cyangwa se atware ibyo byaramaze kuremwa. Niko Imana yaremye umuntu kugira ngo umugereje cyangwa se igisonga cyangwa se manager. Urumva rero ko twahawe agaciro gakomeye, aho Imana yaturemye ku ishusho yayo ndetse ikaturagiza ibiri ku isi byose kugira ngo tubigenze cyangwa se tubiyobore. Twahawe agaciro gakomeye. Imana yacu iradukunda, ntihabwe icyubahiro. Iyo uje mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, urasanga umuntu uburyo byagenze amaze gucumura. Urasanga uburyo Imana yabwiye uyu muntu iti, ibintu byose nabiguhaye ngo ubiyobore kandi ubyiteho, kandi imbuto zose zo mu ngobyi ya Edeni wemereye kuzirya, ariko igiti kiri hagati mu bindi kimenyekanisha icyiza n'ikibi, cyangwa se igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi, ntabwo wemerewe kukirya. Umuntu Satani amaze gucumura, avuye mu ijuru, aramuriganya. Amaze kumuriganya, amubwira ko icyo giti kukijyaho ntacyo bitwaye. Umwana muntu arakirya, aracumura. Amaze gucumura, Imana ubwayo kubera gukunda umuntu bitangaje, yongeye imurema bundi bushya kugira ngo yongere asubizwe agaciro yari yararemanywe. Ese Imana yabigenze ate kugira ngo umuntu asubizwe agaciro? Imana ubwayo yateguye umushinga w'ivugabutumwa.
Imana ubwayo yateguye umushinga w'ivugabutumwa kugira ngo yongere igenderere umwana w'umuntu, maze yongere umusubize agaciro, yongere kubaho. Mu gihe yari ategereje urupfu, agiye gupfa by'iteka, kubera yuko atayubahirije amabwiriza y'Imana, kandi yaramubwiye ngo umunsi waciyeho no gupfa uzapfa. Yari yicaye hariya ategereje urupfu, nta handi yari afite amahirwe yo kongera kubaho. Ariko Imana ubwayo irongera itegura umushinga wo kongera gukiza umwana w'umuntu w'ivugabutumwa, kugira ngo bimusubize agaciro yari afite, yari amaze kwiyaka binyuze mu mwana Satani. Uyu mushinga w'ivugabutumwa wari ugamije iki? Wari ugamije iki, cyangwa se wari ugendera iki? Kugeza ku munyabyaha wese inkuru nziza ko muri Yesu hari intsinzi no kubaho mu mwanya w'urupfu nk'ingaruka y'icyaha. Haleluya! Imana ubwayo itegura umushinga wo kugeza ku munyabyaha, umuryango watubanjirije wa mbere Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, irangije imuzanira umushinga w'ivugabutumwa kugira ngo yongere umugezeho amakuru meza. Nubwo yapfuye akariganywa n'umwana Satani, yuko ari amahirwe yongeye guhabwa akomeye cyane binyuze muri Yesu Kristo, ko harimo intsinzi no kubaho mu mwanya w'urupfu nk'ingaruka y'icyaha muri Kristo Yesu. Mpamvu yo kubaho kwanjye nawe byanyuze muri Yesu Kristo, kugira ngo njye nawe twongere tubeho. Ni amahirwe akomeye. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, umuntu amaze gucumura, Imana yongeye gutegura umushinga w'ivugabutumwa kugira ngo twongere turonge nawe. Urumva ko Imana iradukunda cyane, yongeye kuduha amahirwe nyuma yo gutakaza agaciro kacu, tukumvira umwanzi gisha amaze kutubuza amahirwe yo kongera kubaho, maze Imana binyuze muri Yesu Kristo irongera iduha amahirwe yo kubaho. Imana yacu ishimwe kandi mu cyubahiro. Nanone kandi iyo dukomeje kureba turasanga itorero ryatubanjirije rya Isirayeli. Imana uyu mushinga w'ivugabutumwa yaritoranije kugira ngo ryongere iryibutse amahirwe yo kongera kubaho, kandi ko bakwiriye kubibwira abandi binyuze muri Isirayeli. Imana ihamagaye itorero ryayo muri iki gihe nk'uko yahamagaye Abisirayeli ba kera kugira ngo bahagarare ari umucyo w'isi, imbaraga ikomeye y'ukuri n'ubutumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Nibyo Abadivantisiti mu yandi madini mu isi, maze irabeza kugira ngo bayibe hafi. yabagize abo kurinda amategeko yayo, maze ibashinga ukuri gukomeye k'ubuhanuzi bw'iki gihe nk'uko yabishinze Abisirayeli ba kera. Amategeko yera n'ibindi byiringiro bikwiriye kubwirwa abari mu isi. Imana itoranya ishyanga rya Isirayeli kugira ngo inyuzemo ubwo butumwa, kugira ngo babwire amahanga yose iby'inkuru nziza yo kugira ngo bubahirize amategeko y'Imana, kugira ngo batazongera guhura n'ingaruka y'urupfu, y'uko bakwiriye kubahiriza amategeko yayo kandi bakagendera mu nzira zayo, kugira ngo bakomeze gukorana n'Imana mu buryo bwa bugufi.
ukwiriye gusobanukirwa n'impamvu uriho. iyo tugiye kandi mu Bakorinto igice cyaho cya 11 havuga ngo iki? ibyo byabereye kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasorewe n'imperuka y'ibihe. ibyo byatubereye akabarore twebwe muri iyi minsi y'imperuka, kugira ngo twongere tuvugurure amahirwe yacu yo kubana n'Imana, twongere twibuka amahirwe twahawe muri wa mushinga w'ivugabutumwa ubwo umuntu yamaze gucumura, umushinga w'ivugabutumwa ukomeye Imana yagejeje ku mwana w'umuntu yuko muri Yesu Kristo hari ubugingo buhoraho. Haleluya. Hepfo rero akaga ka Israheli w'Imana ntibitaye ku gutoranywa kwabo, bibagiwe ibyo bagiriwe naho bavanywe. n'abayobozi babo baradamaraye, ntibaba bagihangayikishijwe n'icyahangayikishaga iyo bahamagaye. abayoborwa babaye nka rubanda rundi, basigara bahangayikishijwe no gusa n'isi. maze Isiraheli iragirwa impamvu Imana yitoranije iyikuye mu mahanga, yuko yashakaga ngo ikore nabo, inyuzemo ubutumwa bwayo kugira ngo ubwire amahanga iby'iyo nkuru nziza cyangwa se byo kugaruka Imana. bariraye bibagiwe imishinga Imana yabahaye, barasinzira, n'abayobozi babo baradamarara. bamaze kudamarara, maze icyari gihangayikishije Imana ibatoranya barakibagirwa, barasinzira. akaga ka Isiraheli nk'uko tubisanze muri iri somero, ibyo ngibyo bya Isiraheli, kwirara kwawo, guhagarara kwawo, abayobozi bakirara bagasinzira, akaga ngo bizatubera akabari uko tuzumira iri somo. twebwe twongere tuvugurure amahirwe yacu n'Imana, twongere twibuke impamvu turiho, umushinga wayo w'ivugabutumwa, kugira ngo tubwire abandi bataramenya iby'iyo nkuru nziza Yesu Kristo kongera kubaho, tugahabwa ubugingo mu mwanya w'urupfu binyuze muri Yesu Kristo. iyo mesaje cyangwa se uwo muhamagaro w'ivugabutumwa ni uwanjye nawe. twe twamaze kwemera Yesu Kristo, tubwire abandi yuko muri we hari ubugingo buhoraho mu mwanya w'urupfu. ntibamenye agaciro k'igihe. umva akaga, ntibamenye agaciro k'igihe. hepfo n'ibyumba 70 bahawe nk'inyogezo byo kwisubiraho, babisoje nabo ubwabo badakize. n'iminsi bahawe yo kwisubiraho yarenze irangira, bataramenya iby'iyo minsi irangira badakize. nshuti muvandimwe urukiye, ukwiye gutekereza cyane biruseho. ukimara kumva inkuru y'Abisiraheli, ukimara kumva inkuru ya Adamu na Eva, ukimara kumva ibingibi nkubwira, ukwiriye gufata icyemezo maze ukita ku gihe cyawe, maze ugakorana n'Imana nayo yiteguye gukorana nawe, kugira ngo wongere uhabwe ubugingo, maze niwongera guhabwa uwo mwami utanga ubugingo Yesu Kristo azakubwira uburyo ubigenza ujya kubwira n'abandi. babisoje nabo badakize. bake muri bo nk'abasigaye nibo barasimbutse baba ibikoresho no mu isezerano rishya, aho duhindukira isi umugisha w'agakiza. na n'ubu ni iciro ry'imigani. yewe icyo umuntu abiba ku
kuko nicyo asarura. Na n'uyu munsi wa none Isiraheli yirengagije agaciro Imana yabahaye batorera mu bandi. Na n'uyu munsi wa none biracyari icyigisho gikomeye kuri twe turiho. Hepfo hari icyo umuntu akeneye kumenya. Tubigiyeho se twagombye gukora iki? Tubigiyeho twagombye gukora iki? Bibagiwe impamvu bariho, yuko Imana yabashyizeho ikabatoranya kugira ngo bamenyeshe abataramenya iby'iyo nkuru nziza yuko muri we cyangwa se mu Mana harimo kongera kubaho. None se iby'iyi nkuru y'Abisiraheli, ibya Adamu wundi wacumuye atarahabwa amahirwe yo kongera gucungurwa binyuze muri Yesu Kristo, ataramenya amahirwe yo kongera kubaho cyangwa se amahirwe y'ubugingo buhoraho binyuze muri Yesu Kristo mu mwanya w'urupfu. None twe tubitekerejeho, tubigiyeho twagombye gukora iki? Keretse gukomera ku isano dufitanye n'Imana. Ntiwahangayikira agakiza k'abandi utihangayikiye, ntibishoboka. Icya mbere ugomba guhangayikira ubwawe, kubanza wakira ukakira agakiza, wamara gukakira ukabona guhangayikira n'abantu. Ntabwo wahangayikira rero agakiza k'abandi nawe ubwawe utakira. Urugero, Paul cyangwa se Pawulo. Pawulo yavuze ati narinzi ibyo kwizera, ibisigaye ngiki bikamba ry'ubugingo. Yesu nakubajije misi, kuko Yesu nawe yaravuze ati ibisigaye, Yesu nawe yaravuze ati nakubajije misi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Mose yakoraga byose, ariko azi neza ko izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo uhangayikira agakiza k'abandi wowe ubwawe utarisuzuma ngo umenye ko wamaze gukizwa. Mbese uwo mwami uvuga wamaze kumwakira muri we? Mbese wamaze kumenya impamvu uriho? Pawulo yarazi impamvu ariho, maze ati narinzi ibyo kwizera, ibisigaye biri ku ikamba ry'ubugingo. Yesu nawe ati nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nk'uko dusanga muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 4. Kuko umurimo warangije gukora, nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nk'uko dusanga muri Yohana 12 umurongo wa 4. Mose nawe ati Mose yakoraga byose, ariko azi neza ko izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Wowe unkurikira, mbese uhangayikishijwe no kubanza wamenya impamvu uriho? Banza usobanure maze umenye neza yuko Yesu impamvu yaje mu isi. Yesu ari kongera gusubiza amahirwe yo kongera kubaho binyuze muri we. Mbese wakwemera maze kwakira uwo Mwana? Numara kumwakira maze umaze kugira isano nawe, uzahangayikira n'abafite ibibazo hanze, maze ujyane umushinga w'ivugabutumwa ubabwire ibyo nkuru nziza, kubera yuko uzaba umaze gusobanukirwa n'impamvu. Ntabwo wisobanukirwa udafite Yesu Kristo muri wowe. Hepfo rero, iyo umuntu amaze kwiyegurira, iyo umuntu amaze kwiyegurira Kristo, uwo mwanya yumva ashaka kumenyesha abandi iyo nshuti ye ihebuje izindi. Ntashobora gukingiranira uko kuri gukiza kandi kweza mu mutima we. Iyo twamaze
twamaze gukiranuka kwa Kristo tukagira umunezero n'amahoro by'umwuka we utubamo, ntibyadushobokera ko duceceka. Iyo tumaze gusobanurira urukundo rwa Kristo n'umunezero we, ntabwo byashoboka yuko twaceceka. Ntabwo bikunda, ntabwo byashoboka. Burya impamvu udafata umwanya ngo ugende ujye kubwira abandi hanze, nuko uwo mwanya atarakubamo umunezero ntibawuswongera. Nturumva uko Yesu agira neza hepfo. Iyo dusogongeye tukumva ko Uwiteka agira neza, niwe tugira icyo tubwira abandi. Iyo dusogongeye tumva ko Uwiteka agira neza, niko natwe ubwacu tugira umwete tukagira icyo tubwira abandi. Nk'uko Filipo yagejeje Natanayeli kuri Yesu amaze kumubona. Maze Filipo amaze kubona Yesu, amaze kumwemera, amaze kumva uburyo Yesu kubana nawe biryoshye, yarihuse azana Natanayeli aramuzanira, kuko yari amaze kumusogongera akumva Yesu amahoro yari muri we, ari gutembera. Maze arangije ajya kurareka Natanayeli nawe amuzana kuri Yesu. Niko natwe dukwiriye kugira abandi inama yo kumusanga, tukagerageza uko dushoboye kose kubareshya ngo babone gutega amakiriro ku byiza bya Kristo bitazashira byo mu isi izaza. Nshuti yanjye umuryi, nitumara gusobanurira urukundo rwa Yesu, akadusobanurira impamvu turiho, tukamenya yuko turiho kubera we, kandi ko ubwo twa tugiye gupfa by'iteka ryose, yaramubwiye atanga ubugingo bwe ku bwacu, arazuka asubira mu ijuru, agira inshingano ikomeye cyane yo kujya kubwira abandi batarabimenya. Nitusobanurira urukundo rwe, tukumva kugira neza, amahoro agatembera muri twe, nibwo tuzagira umwete wo kubwira abandi. Muvandimwe, nshuti nkunda, mbese muri amasaha urumva wafata ikihe cyemezo? Ndagusabira kugira ngo wemere inkuru nziza ya Yesu abe muri wowe, kugira ngo ubashe kumenya impamvu uriho, nuko ugomba kwemera Kristo akakuyobora. Iyo tugiye kureba tukitegereza neza abasore bane, hano hari amagambo avuga ngo abasore bafite uruhare rukomeye muri uyu murimo. Amagambo avuga ngo turamutse dufite ingabo z'abakozi b'urubyiruko rwacu rwatojwe neza kandi rufite imbaraga. Mbega uburyo ubutumwa bw'umukiza wabambwe akazuka kandi akaba agiye kugaruka bwagezwa ku batuye isi bose vuba. Mbega ukuntu iherezo ryabo bugufi ari ryo herezo ry'umubabaro n'agahinda n'icyaha. Mbega ukuntu mu gihe gito, mu mwanya w'uko abana bacu baragwa umurage wabo aha ku isi, urimburwa n'icyaha
n'umubabaro bahabwa umurage bahabwa umurage waba aho abakiranutsi bazaragwa igihugu bakakibamo iteka, aho nta muturage waho uzataka indwara n'ijwi uzataka indwara, ijwi ryo kurira n'imiborogo ntizumvikana ukundi. Uburezi paje 250. Yaba dufite abasore batojwe neza ngo bakwiriye guhaguruka bafite iyo mbaraga ya Kristo, baramaze kwitozwa bahaguruka mu mbaraga zidasanzwe, maze bakabwira abantu benshi ibyo nkuru nziza, uwapfuye akazuka mu bapfuye akaba agiye kugaruka vuba bidatinze, aje guhemba no guhana. Mbega ukuntu ubutumwa bwiza bw'umukiza bwakwira ku isi yose. Inshuti yanjye, reka nkwifuriza muri amasaha kugira ngo uhitemo neza Yesu Kristo. Numara kumuhitamo nawe azakwigisha uburyo ugomba kubaho, kandi kiruta ibyo ngibyo azaguha umunezero uyu munsi wa none, yongera n'umunezero hazaza. Ndakwifuza kugira ngo uyu munsi usobanukirwe impamvu uriho kubw'urukundo rwa Kristo, uriho kubera ko washizweho n'ubuntu bwe, uriho kubera ko yakwitangiye. Emera ube muri we, nawe araba muri wowe, maze agukoreshe, maze ukora ibikomeye kubera gukora Yesu Kristo. Icyo nkwifuza muri amasaha nuko wakwemera Kristo, maze akagusobanurira aho uri muri we, maze ukamenya impamvu, maze nawe ugahaguruka gukora mu mbaraga zawe. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu umwami wacu.